akinkubita ngo you see and what urabona ngo tubanye neza ngewe rwose turasohokana yo iwawe hari umuyaya ufite ibere rishinze nk'intobo ayawe yabaye amasogisi ngaho rangara ubure gusenga kandi uwo muyaya niwe usigaho wa bosi icyayi nawe wibereye mu gitanda hare nyogokuru araho marume data wacu ya mibirizi zahene nyiramama wanjye yambaye agakanzu kareshya gutya amaribora arajejeta iwawe habaye ibikatsi najya gutanga icyayi arajya mu kabati ka bosi wibereye mu cyumba ntugisenga avuga ati ariko ibikombe byaha bibahera ati harya havuze ngo ni bingahe bibahe komeza uryame komeza uryame komeza uryame komeza uryame sha komeza uryamire sha ngo warasinziriye ukugurira agatenge ka 5 ni wowe umesera abana ni wowe utekera abashyitsi ni wowe ubagara amasaka yaraye ni wowe ubagara amashaza kandi atabagarwa ni wowe umesa imyenda kwa nyirasenge niyo kwa sekuru akurisha cya gitenge cya 2 abanga impano mwampaye mutazanzoweya nzi kugira ibisaga nzi no kugira byoroheje nzi no gukena nzi kuresista muri kote zose mutazanzoweya mutazanzoweya we ugashaka kunkora ku kanyonya kubera 2 wampaye mutazanzoweya we kandi ndimo kwigisha ubwo natikuriyemo mutazanzoweya we ugashaka kunkora ku matayi kubera telefone ya smart wampaye nzi kugira gatoroshi nzi no gutunga iPhone nzi no kutayigira utazankangisha utwo twa smart ugashaka kurara uvugisha ntasinzire kandi ajyaga ndana ndota ijuru nzi kugira ibisaga uru rwandiko atigeze agaya ibice 5 duhere ku murongo 8 turasimbuka n'uwa 10 ariwo nagendereye n'amasaha y'umugoroba no kubirigita no kuvuduka ndibwira ko abakorari yacu ari bwongera karirimba 5 Efeso 5 umurongo 8 turasimbuka dusome no kangahe no wa 10 Bibiri iranditswe ngo cyangwa iratubwiye ngo kuko kera mwari umwijima mvasha none mukaba muri umucyo mu mwami wacu nuko mugenda nk'abana b'umucyo impamvu ni iyihe biravamo iki 10 mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima tuvuge cyane ngama mundebe mwese murabyemerewe mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima dore impamvu kera mwari umwijima none ibintu byarahindutse muri umucyo Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro mu gifaransa bivugika neza kuruta ikinyarwanda harimo inshinga ikabije cyane kuko bisobanura harimo inshinga ikabije itari ugushakashaka gusa haravuga ngo discerner ce qui fait plaisir le Seigneur discerner nukongera gushaka nukongera gutoranya mu byatoranyijwe nukongera gushaka ibyiza biruta ibyo wari ufite tuvuge cyane ngo amen discerner ce qui fait plaisir le Seigneur mbese nukugira iyerekwa kuko imirimo abahanga barayimaze ubu hari abapene bamaze imirimo bayikubiyeshaho ubwo usinzire wibereye kuri kawunga na watermelon hari abantu imirimo bakubakubye barayikabye nugushishoza rero ukareba hananiranye cyangwa aho bataragera
nawe ugakara. Eglise de Pentecote cyangwa se abapantekote iyo bava bakagera, c'est une église de compétitivité, ni itorero rirushanwa. Iyo usinzira abandi barakudepasa, usigara na kera habaye wabyumvise shemu mon frère, abandi barakudepasa, urarara usenga yibiri ukagira ngo wahamije abandi baraye mu gishanga. Warara mu gishanga undi akarara amaguru yarajije mu ngunguru. Waraza mu ngunguru undi akariha mituweli z'abantu 150. Ni competitivité. Iyo uryamye gatoya barakudepasa. Nugushikora rero. Mushakashake. Wagira ngo nari kuza ngewe. Hashwe. Narashikoye. Maze iminsi ndi mu biterane byinshi. Nejo nari ngirimo, na ninjoro naraye mu kindi, none nje hano n'umukanya ndajya mu kindi, nejo nzagaruka hano hari n'uwinyemerera. Ku cyumweru nzaba ndi iwanyu. Ese nugushikora. Ubwo kandi amafaranga moto zarahenze utanga 5 bakugara bibiyane nugushikora. Murashaka ko mucyuba murikira? Murashaka ko mucyuba murikira? Yego. Yesuwe. Bega. Haleluya. Iri ni rimwe mu matorero yagoye Paulo. Efeso ni Turukiya y'ubu. Niryo torero rikuru muri Aziya. Kandi ryayobowe n'abantu bakomeye. Ryayobowe na Yohana intumwa. Havuye Patimosi niho yarambaraye. Wumva kaga tugira? Wumva kaga tugira mama? Kamitasiyo, tekereza kujya ku itorero rimaze kuyoborwa na Yohana intumwa. Ukagenda uri rudevure. Mutekereze. Avuga ati uwo twakozeho, uwo twasangiye. Nawe kaza uvuga ngo haleluya zimurambarare cyane. Mutekereze iyo mitasiyo yo gusimbura uwo muntu. Ahavuye Paulo arahayobora, niho yaryamaga. Niho yandikiraga inzandiko nyinshi. Dore ingorane za Timoteyo rero. Timoteyo ajyayo nyuma biramucanga. Kugwa mitasiyo isimbura Paulo uba wihombeye. Uburahuhera, ariko umwami Yesu ni udushoboza. Amashikumana yacu, amashikumana yacu. Ni itorero ryagoye Paulo ngo yarahageze mu bice 19 byakozwe n'intumwa, ngo hageze abura ahantu apfumurira, abura ahantu anyura pe, asanga haradanangiye. Ngo mara imyaka 2 nta munyagice n'umwe arabona. 2 ku muntu ufite impano 9. 2 ku muntu ufite impano 9 pe ho ni ikorera hamaze umwaka n'amezi 6 ayakubise 2. Abura ahantu apfumurira. Ikiratini biranga, kuvuga mu ndimi biranga, ibitangaza biranga, abura ahantu abikoreshereza. Ariko abapene ntago bajya bibuririza. Iri torero uyu mujyi niwo yagezemo, apfundura akabati, akurura drowa cyangwa tiruwari, akuramo dokima, amarisanse. Aha niho yakoresha amarisanse ye. Izindi razirambika. Hari ahantu ugera igifaransa kigashira.
yarahageze akurura dokima asanga iby'indimi asanga iby'iki akurura dokima atwara dokima asanga hari abahanga babagira iki abafilozofe asanga hari abayuda bene wabo ahura ahantu abura iturufu ariko kuko umwuka wera ari ingenzi akurura tiruwari ayikubita igikapu asanga baramwita umunyecaci Sandress aravuga ati baranyita ingurukizi bacira amazi akodesha kwa Turano umufilozofe ukomeye rurangiranwa celebre star aravuga ati turakodesha atanga amafaranga ye arakodesha agiye gukora iki dokima ze abwira Turano ati burya nanjye nize filozofi none se urashaka iki ndashaka kuzajya nkora deba ikiganiro mpaka hano cyo muri filozofi watinyuka se wizeze dore dokima my dear dore dokima nanjye burya ndabizi nubwo mugira ngo turinjije zinjwe tureze abapasteri hari ibintu tuzi my dear ureba ko nize urakodesha se bazaza ngo akodeshayo akajya akora deba kuva saa 9 kugeza saa 11 dore cyabaye ngo barabwirana rero mu Efeso uzureba umugabo wishyizeho ngo yize filozofi da aresha te 1.50 ni gatonya ariko kishizeho da ariko wajya kukareba we ngo bakaza baje kureba uwo muntu wihandagaje ngo baza kureba umuntu wihandagaje bagasanga ari full tank haleluya bagasanga ari full tank ngo akabafatira aho ngaho ngo akajya impaka yamara kujya impaka agatangira muri deba ya filozofi akarohoreza mu by'umwuka bya Yesu Kristo wazutse ayo ni amashi ntabwo shaka gutinda akarokonkerezamo uko baje kureba uje ntasubireyo yabuze ahapfumurira kubera iki yahasanze umupfumu bita Dimitriyo wari umaranye imyaka 120 uyu mujyi abantu bose abafite Paulo arabamupepura niyo nama yakoresheje mu 19 Patrick aravuga ngo ntago muzi ko ubutunzi bwacu bwavuga kuri muga none hadutse inkuba ubitse ibihugu yageze nino muramenye atubazaho abantu ya byukura bagiranye we abitse ibihugu bwageze nino batumazeho abantu yageze nino batumazeho abantu wabona taye yako wagira ngo nakantu kakarezi ariko amagambo avuga ni bombe haleluya n'amasasu afite amabombe mu kanwa wabona taye arasuzuguritse ariko amagambo avuga harimo imbaraga yigeze kubwira abakora into bamwiraseho ariko mugira ngo turi abantu babareze mwana tugenda mukagira ngo tugenda nk'abantu ati burya dufite ibintu bya rutura shemu dufite ibintu by'ibitwara akanwa kaciye kavuze kabamo imyambi ikomeye gakubita hasi ati kandi burya twebwe tugira amapingu yo mu mwuka dufata mpiri ibintu tukabifata bitekerezwa twebwe ntabwo dukoresha interogatwari ngo wakoze iki muri interogatwari kugira ngo uvuge neza ibintu habamo icyo bita gukanga ukubaza kureba visa ijisho kurindi abazi kwandika icyo bita méthode aveugle nuko uri mwene nde akakureba kugira ngo akwenye nibubeshye nitwa mwene Yohana mama wawe méthode aveugle akakureba akakwetimida ariko twebwe sibyo tumenye iby'uburayi turi Kigali tumenye ibintu turi mu cyumba cy'iwacu tumenye ibintu twambaye kamba mbiri abantu bagira ngo ntago dutungishije benshi
abantu bagira ngo turi basakina nyamara dufite ibintu. Yemwe mwabakora into mwari bizi ibintu dufite. Dufite ibintu. Intwaro zacu rero ntiwazirangura i Nyarugenge, ntiwazirangura mu Bushinwa, n'intwaro rukomande. Waba uri mu gisambu, waba uri mu biro urayikomandinga. Kaguti ndaguhindani samucuze. Amashyi ku Mana yacu ukanyo sibyahana. Ubwo kandi uri kuri computer mu biro bakagira ngo uri kumwe nabo naho urimo gukomandinga. Intwaro zacu ni rutura ntiwazimenya, zikora zicecetse, aravuga ngo turohe ibintu hasi. Gusa mbabwira iki we? Niryo torero yandikiye atagaya. Uru rwandiko rwitwa irindi zina shemu. Rwitwa urwandiko rw'itorero, lettre de l'église. Kimwe n'urw'Abafilipi rwitwa irindi zina, lettre de la joie. Urwandiko rw'ibyishimo ngo yarwanditse bamuhaye impano kabiri, ijyanywe n'uwo bita Epafrodito. Aravuga ati nubwo muri abakenesha mwarasuye ntimwazi imbokoboko ndi muri gereza. Izi ni inzandiko zo muri gereza. Rw'Abefeso narwo n'urwo muri gereza, yarwanditse ari muri gereza. Yaruhaye yo bita Tishike cyangwa Tukiko. Abati bashirire ariko abikora no bajyaga kumusura n'imbokoboko. Imana ikurinde gukomeza ubwo kandi afite 100 mu mufuka. Izamukiza yo gatumbagana arigize. Akabisubirana nta n'ikiro cy'isukari. Imana ikurinde. Ubwo se umusuje siki? Ahubwo uje kumucura umwuka. Arabango yamwe abanyafilipi mwe ndabashimiye bice bintu zabisome maze kwakira impano mpawe na Epafrodito. None umutima wanjye uranezerewe. Ndetse si rimwe mwabitekereje n'ubugira kabiri. Nayakiriye impano shimye ibyo Epafrodito ampaye. Ariko burya mu pasiteri si impano nshaka. Ndashaka imbuto zongerwe kuri mwe. Mutazanjijisha muri ayo masukari mumpa, muri iyo migati mumpa, mutazanjijisha muri ibyo bitenge mumpa, mukazaboneraho kunzoweya. Sinaguhaye agatenge sezana nkurure kutunwa. Tutazanzoweya. Kubera impano wampaye utazazuririraho. Iyo muduhaye impano muzuririraho. Ko mundebye imirari we. Ukugurira agatenge ka 5 ni wowe umesera abana, ni wowe utekera abashyitsi, ni wowe ubagara amasaka yaraye, ni wowe ubagara amashaza kandi atabagarwa, ni wowe umesa imyenda kwa nyirasenge niyo kwa sekuru akurihisha cya gitenge cya 2. Abanga impano mwampaye mutazanzoweya. Nzi kugira ibisaga, nzi no kugira byoroheje, nzi no gukena, nzi kuresista muri kote zose. Mutazanzoweya. Utazanzoweya we ugashaka kunkora ku kanyonyi kubera 2 wampaye. Utazanzoweya we kandi ndimo kwigisha ubwo natikuriyemo. Utazanzoweya we ugashaka kunkora ku matayi kubera telefone ya smart wampaye. Nzi kugira gatoroshi, nzi no gutunga iPhone, nzi no kutayigira. Utazankangisha utwo twa smart. Ugashaka kurara uvugisha ntasinzire kanajyaga ndota ijuru. Si kugira ibisaga. Uru rwandiko yarwanditse yishimye. Dore icyo ashaka ngo arashaka ko bamenya ubugari bwa Kristo, bakamenya ikigepfo n'ikigerago. Ati banyefeso mwe ndashaka ko mukura ku rwego ngo mugire ubwenge bwose. Mbese mukirwanaho ku buryo mugira ubwenge bwose.
mwijima muzajya mubizirikana. None mwabaye umucyo. Dore rero icyo mbifuriza nubwo mfunze, dore icyo mbifuriza. Ndashaka ko mushakashaka. Mwirambarara aho ngaho ngo mwarashikiriye, mwirambarara aho mwaretse inzoga n'itabi, niwongere mushakashake. Wirambarara aho ngaho ngo papa w'umwana arankunda, ngo nta kintu bita, ngo you see and what, ngo urabona, ngo tubanye neza, ngewe rwose turasohokana. Yo iwawe hari umuyaya ufite ibere rishinze nk'intobo, ayawe yabaye amasogisi. Ngaho rangara ubure gusenga. Kandi uwo muyaya ni usigaho wa bosi icyayi. Nawe wibereye mu gitanda. Hare nyogokuru araho, marume data wacu ya mibirizi zahene. Nyiramama wanjye yambaye agakanzu kareshya gutya, amaribora arajejeta, iwawe habaye ibikatsi. Najya gutanga icyayi arajya mu kabati ka bosi wibereye mu cyumba ntugisenga, avuga ati ariko ibikombe byaha bibahera. Ati harya havuze ngo ni bingahe? Bibahe. Komeza uryame sha. Komeza uryamire sha ngo warasinziriye. Shaka. Komeza ushakashake. Komeza ube maso. Yemwe mw'Abanyefeso mukomeze mushakashake ibyo umwami Imana ashima. Ngahirare uzawutubwira kizavamo. Yarakijijwe muri 85, nashaka yarakijijwe adepereza. Ngahirare unanirwa gukubita abo badayimoni, unanirwa gukingira abana bawe, unanirwa kujya mu bwishingizi, unanirwa kumenya amakuru. Ndakumva amakuru y'umurwa. Ya umusoma zawinje. Haleluya. Zirani. Haleluya, ndi hafi kujyayo umusumwe nzawe. Haleluya. Ndi hafi kujyayo umusumwe. Bazajya muri icyo gihe bazababa babiciwe ikamba ry'izahabu, umusumwe nzawinjira. Amena. Nimushakashake. Discerner ce qui fait plaisir le Seigneur. Mushakashake. Yashaka ko bigira imbere, yashakaga ko baguka. Ubwo mwari mu mwijima mukaba mubaye umucyo, mwikwirara. Mw'Abanyefeso ndashaka ko mugera mu yindi ntera. Nagiye kwigisha ahantu niba turenda tangara, ndavuga uyu umwe data we nsanga hari abantu bageze kure uburyo ubwo widambarariye. Nigisha niba turenda genda bajya kunyakira. Barangiye bati katari abarankatisha saa 12 ndangije kwigisha. Ngiye mu cyumba bari bunyakiriremo nsanga hari umugabo wambaye neza mu gitondo mu museso. Yambaye neza smart. Yambaye neza mbona yahagaze mu nguni. Aradukarabye. Sanga yateguye ameza kuva nk'aha kugera kuri iriya kitare. Amaronji, Nescafe, migati myiza, amagi mu museso. Ndihangana ndafata. Ku munsi wa kabiri barangara batongera unyihasanga bamugana none ari stand by. Ndihangana ndafata. Sanga yahinduye no n'amapapayi utundi tuntu. Ku munsi wa gatatu binyanga mu nda. Sanga yateguye yarahinduraga. Ndamwegera ndavuga nti niko ye. Ati ko ndeba usa naho wiyemeje kuba muri hoteli ahangaha, iyi ni hoteli. Urusengero. Ati nirwo.
ubuse ko ndi wambaye nk'umuntu wo muri hoteli ko ndi wamaramaje ubahangaha ati mpava ku itariki ya mbere kuva ku itariki ya mbere zo kwa mbere nkageze 31 zo kwa 12 mba ndaha urahembwa se ati woye none se ngo bishobora ute muri uyu musezo ko twebwe twahatanye twitabye Imana wowe urashaka iki arabira ngo Bosco have arabira ngo uyu mudugudu urakize cyane harimo abantu babakira Imana yahaye umugisha imirimo barayikuba kujya barayimaze n'abantu bamenye Imana cyera n'abantu Imana yahaye umugisha bagenda amahanga baraza ibintu byose bakabaza abapasiteri byose bakabikubakuba nta na kamwe bagasiga rubanda ruciriritse ntacyo wakuraha none rero amayeri nize narashikoye ntiwashikwa ati ndaha muri niba turi uzahasanga azaze yijyanire nihagira muri abo ngabo bamaze ati imirimo barayimaze urebye nabi wazataha imbokoboko ati niyo mpamvu naje nanjye nibana aha hagoye niho ndi ndavuga nturampamije uranyigishije n'amagingo aya ejo mu gitondo ugiye wahamusanga Data we mbega abantu bageze nimushakashake babahaye teme nziza nimushakashake njya handi hantu kundi mudugudu muri niba tura nanone sanga umuntu arayoboye umugabo mwiza cyane intiti yaparitse ijipe amaze kuyora muri niba ture mbona kuyemo inkweto yari yambaye ku ruhimbi ashyizemo bote mbona arimo kwambara bote mu ijipe mbona arimo gusohoramo imikoropesho nsohotse ngeze mu muryango rusengero sura umuntu wayoboraga bati none se ko ndaba yambara bote kugira ngo atahe batarakada batabagira ngo saratahane bati ngiye ko nabona haje utwana twiwe n'umugore n'imikoropesho buri mwana wese afite isabune ubwo abacu baryama bakabyuka saa 5 utwiwe tubyuka mu museso uko dushoranye nka dutandatu buri wese afite umukoropesho undi afite akahomo undi niki mbese ubwo nyina asigara batunganya undi yaje munini bature akambara bote bagacomoka bakajya muri toilette z'urwo rusengero bazikoropa kuva ku itariki ya mbere zo kwa mbere kugeza 31 zo kwa 12 we n'umuryango we abana rero nibajya muri Canada ngo ntwenwe ngo ntwenwe ariko abandi bahaye ikimana mushakashake ya data munsi umwe njya kwigisha ahandi hantu ku cyumweru nari nk'idirije abakorari barambwira bati yewe ni karame bati nuza wanywa icyayi rero ntego Mana ishobora byose ku cyumweru ntuze ko mumushira kunywa icyayi batarakara turakubwira ye ndabana iyo mitwera birengaho ninywera mu karo ndayigotomera nyuzuza inda iwanjye nikunda kuboneka kenshi ntabwo mama kwiyuraho nawe waje ubundi sasi iwanyu ndayigotomera mbirengaho naho nikozeho ndambara neza ndakaravata namara neza ndagenda data we nkicara barabaze wanyweye icyayi ninasomye gake batarago twakubujije ariko se mwebwe murampamagara usenga icyayi ntimwambwira impamvu umva nareka icyayi koko ndibwirirwa ngaha ku ruhimbi bataha batuguse kuki twakubwabonaga tukubeshya nise bimize gute nkimara bakimara kumbwira ngiye kwa nambona umudamu araje bati ibyo twakubwira bati ngo araje ntindetse bati ngo araje mbona umudamu mwiza beautiful one araza n'abakozi biwe bahagatiye ibigati bahagatiye bya prepa bahagatiye datewe bahagatiye hari n'ibindi bintu basiga mutamenya datewe ashoreye abana be muri uwo museso ku cyumweru araza arinjira abikora neza abisiga neza nkusigira abana be ndareba mu bwitonzi bwinshi très gentil yitonze
abikora neza, arangije arabidarapanga abishyira ahangaha avuga ngo apeti, arongera arigendera n'urubyaro rwiwe. Ati ibyo twakubuzaga ngibi. Uyu mudamu yadusabye kuzajya yakira abashyitsi ba buri cyumweru umwaka ugashundo gataha, none wanyweye, nahubwo nanyweye mu karo. Mbega inshyushyu yazanye we. Mbega ibintu yazanye we, agasanga nikozeho kubera kutumvira. Maze barabyakira, nanjye mfataho ndeba imineke myiza yazanye, ndeba igikuntu yazindutse, ndamureba. Mushinga ijisho ndari mukurikiza, nanjye ndi maneko wa Yesu. Mushinga ijisho ndamumenya, ndavuga nzakubaza ikizava muri ibi bintu, nituhura nzamubaza. Turarya turanywa, turangije bati tujye ku ruhimbire rujye kwigisha. Uriya mudamu yadusabye uyu murimo twarawumwemereye. Chaque dimanche mu gitondo niwe bwaburira abantu b'Imana babashyitsi baje, yarabidusabye twabimwemereye. Nta wundi wagira ngo sone umukiri ufite ibya mirenge, yarashikoye, azi kumenya aho rukomeye, azi kumenya aho rukomeye. Umunsi umwe rero turahura, duhurira mu muhanda, ndabwo ni hagarara mbabarira ngo maze ijambo rimwe. Ati riheze mbabarira nkubwire kuriya kuntu depansa mu idini ry'iwanyu wakuyemo nyungu ki? Atayewe ati nuko nihuta nabikubwira, ati ntiwakuyemo iki? Ati narakodeshaga, atariko Imana yarangororeye, yarabimenye, irambwira ngo izampa inzu. Ati iraha ngaha haruguru y'umuhanda. Ati nakuyemo inzu y'icyotsi, Imana irandinda amajya n'amazi, abana banjye biga neza, ka karimo nkora Imana irakareba ikagashima. Yemwe mw'Abanyefeso mwe, mushakashake uko mwamenya ibyo mwamashima, mwongere mwisumbureho, mwongere mushakishe, kuko muzi ko mwari umwijima none mwabaye umucyo. Ndabifuriza kurabagirana mu izina rya Yesu. Nimuhaguruke dusenge Imana. Mana yanjye komeza ujye umfasha gutaramire nteze icyo umbwira, porene amashyi sinkahure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho, ndamurira amaboko yawe, umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana, umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe. Tuguhaye amahirwe wowe muntu w'Imana waje muri iki giterane, urumva twaguhuza n'umwami Yesu ushaka kumwakira. Uwo ni uwa mbere, wowe ushaka kubatizwa mu mazi menshi ukaza ukambara izi ntwaro, urahari ngo utambuke? Arahari ngo atambuke uwo muntu? Yewe umuntu waguye wakoze imirimo, tambuka tugusengere, twongere tuguhuze n'Imana. Nibyo dukora bibiri gusa. Hari umuntu ushaka ko tumusengera ngo atambuke tumusengere? Urahari yewe muntu w'Imana? Urimenye ijambo ry'Imana rirakumurikiye, urahari ngo uze tugusengere, utambuke tugusengere? Waje muri urusengero, waje muri aya materaniro kugira ngo uyu munsi ubikirori wawe uyu mugoroba, urahari ngo utambuke tugusengere? Wowe se wari wigeze kumenya umwami Yesu, urahari ngo utambuke tugusengere? Urahari ngo utambuke tugusengere? Turakwingingira muri Kristo Yesu, niba ntaho hari, arahari se uraje ma? Hagarara ureba iteraniro. Nta wundi muntu watambuka ngo tumusengere. Yewe muntu w'Imana we ukomeza urakuze, urahari uza tugusengere? Ntago turi butinde, ntago tutera ubwoba, umwuka wera arahari. Haleluya. Reka dusenge.
Mana nyiringabo, mu izina rya Yesu dusengeye uyu mwana wawe dusengeye ubugingo bwe, dusengeye iterambere rye, nabe mu mucyo wawe ave mu mwijima. Dusengeye iri teraniro n'aba bantu bumvise aya magambo, umwuka wera akomeze kwigisha, akomeze gukomeza, akomeze gushoresha imizi muri wowe. Kiza indwara hagati muri iri teraniro mu izina rya Yesu. Agura, shoresha imizi aba bantu bawe, ubahe kwaguka, ubahe kugera ikirenge mu cyawe, nk'uko umugaragu w'Imana yifuje iri torero kuva mu mwijima bakajya mu mucyo, bakarabagirana, bagashakashaka. Niko Uwiteka natwe dusengeye babera. Ndagushimiye, tugukomeye amashyi, tugushimira mu izina rya Yesu. Amen. mwigisha